Mwiriwe neza, twongeye kubashimira kuba twongeye kubasanga kuri channel yacu kandi twongeye kubaha ikaze ku makuru yiriwe avuga uyu munsi. Amakuru yacu turahera mu Rwanda, aho u Rwanda rwahaye imfashanyo Palestina, ni mu gihe umwarimu na perefe b'i Nyanza bashinzwe gutera inda umunyeshuri bakayikuramo baburanye, umwe ati nuriya wayimuteye undi nawe ati isenge nuriya, mbese rwabuze igica. Turanyarukira mu karere ka Gicumbi aho hari umugabo ufunzwe akekwaho kwica umwana w'imyaka 8 amuziza amatunda. Nyuma yaho turasimbukira mu karere ka Rubavu aho abakristo banze gutanga imfunguzo z'urusengero, abasengera mu itorero rya Seila riri Rubavu basubiranyemo n'ababayobora. Turasimbukira mu makuru ajyanye n'uburezi aho nese yamaze gutangaza igihe amanota y'abakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye azasohokera. Mu makuru ajyanye n'ubutabera, RIB yahaye Gasopo Jihad na Kamarade yibutsa Pasteur Claude na Mutesi ko ibyabo birambiranye, ndetse iburira uwiyita umukada ko umuvuduko afite ushobora kugonga itegeko. Turaza gusimbukira hanze y'u Rwanda duhereye mu gihugu cya Uganda aho polisi yafunze umunyarwandakazi kubera amashusho y'urukozasoni, ariko atanga ingwate aza kurekurwa. Saho gusa muri Uganda nanone umugore uherutse kugaragara ari kugaburira umwana amazirantoki yamaze gukatirwa igifungo gisaga imyaka 35. Muri Guinée Equatoriale, perezida yakuye ku mirimo umugabo wasambanye n'abagore 400 barimo na mushiki wa perezida. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya, tubahaye ikaze. Duhereye ku makuru avuga mu Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yongeye kohereza imfashanyo ingana na toni 19 zirimo ibyo kurya by'abana, imiti n'ibikoresho byo kwa muganga mu rwego rwo gufasha abaturage bugarijwe n'intambara muri Gaza. Iyi mfashanyo yatanzwe ku bufatanye n'ubwami bwa Hashemite bwa Jordani binyujijwe mu muryango udaharanira inyungu witwa Jordan Hashemite Charity Organization ukorera Imama. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ryo kuwa 7 Ugushyingo 2024 ryavuze ko iyo mfashanyo ikubiye muri gahunda mpuzamahanga yo kugoboka abaturage ba Gaza. U Rwanda kandi rwavuze ko rushyigikiye ko amakimbirane yahagarara mu kurushaho kurengera ubuzima bw'abasivili. Ntago ari ubwa mbere u Rwanda rugeneye inkunga abaturage bo mu ntara ya Gaza muri Palestina, kuko muri uku kwakira 2023 rwari rwaratanze ubundi bufasha nyuma y'amezi make iyi ntara yibasiwe n'ibitero bya Israel. Icyo gihe iyo mfashanyo yari igizwe n'ibiribwa, amata n'ibindi, bikaba byageze mu bwami Hashemite bwa Yorodani bitwawe n'indege itwara imizigo ya sosiyete nyarwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair. Iyi nkunga yanganaga na toni 10 z'ibiribwa birimo n'ibyihariye ku bana byongerewe intungamubiri, imiti ndetse n'ibikoresho bishira bikoreshwa mu buvuzi. Dukomeje amakuru yacu, reka tuyakomereze mu karere ka Gicumbi aho umugabo ufunzwe akekwaho kwica umwana w'imyaka 8 amusiza amatunda. Umugabo wo mu murenge wa Byumba yatawe muri yombi akekwaho urupfu rw'umwana w'imyaka 8 nyuma y'uko bari basanzwe bafitanye ikibazo, aho umugabo yashinjaga umwana kumwiba amatunda. Turayizeye Vanessa w'imyaka 8 yasanzwe mu murima w'icyayi yapfuye, aho yari amaze iminsi 4 ashakishwa n'ababyeyi be bakamubura, gusa baza kumusanga hafi y'urugo rw'umugabo wari waramubwiye ko niyongera kumufata amwibira amatunda azahita amwica. Umurambo w'umwana wabonetse kuwa 2 tariki ya 5 Ugushyingo 2024 uboneka mu mudugudu wa Mugorore, akagari ka Kibari mu murenge wa Byumba. Abaturage bavuga ko uwo mugabo wafashwe akekwaho kwica uwo mwana hari igihe yigeze gufata uwo mwana yamwibye amatunda mu murima we akamufungirana, agahamagaza ababyeyi be avuga ko niyongera kumufata azamwica. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CP Mwiseneza Bosco yavuze ko wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba mu gihe iperereza rigikomeje. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyanza aho umwarimu na perefe b'i Nyanza bashinzwe gutera inda umunyeshuri bakayikuramo baburanye, umwe ati nuriya wayimuteye undi nawe ati singe nuriya. Abarimu bo muri Sainte Trinité de Nyanza bashinzwe gusambanya umunyeshuri bakamutera inda bakanayimukuriramo, bitanye ba mwana bashinjanya hagati yabo. Ubushinjacyaha burarega Mugabo Fidèle wari umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire myiza uzwi mu ndimi z'amahanga nka Préfet de Discipline na Sibomana Venuste wari umwarimu. Aba bombi bakoraga mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza, baregwa icyaha cyo gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse bakaregwa icyaha cyo gukuriramo undi inda, byose babikoreye umunyeshuri bareraga.
Ubushinjacyaha buvuga ko Mugabo Fidèle wari umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire myiza yasambanyije umunyeshuri anamutera inda kandi yaramwigishaga maze acura umugambi wo kuyikuramo. Bimwe mu by'ubushinjacyaha bushingiraho ni uko umunyeshuri w'imyaka 21 nawe yiyemerera ko yatewe inda na Mugabo Fidèle akajya kuyikuriramo kwa Sibomana Venuste wari umwarimu. Ubushinjacyaha kandi buranashingira ku buhamya bwa Nzayisenga Pierre wakoraga mu kabari wasabwe na Mugabo ko hari imiti bagiye kumuzanira akajya kuyifata akayohereza kwa Sibomana Venuste. Ibindi ubushinjacyaha bushingiraho ni ubushuti bwihariye uriya munyeshuri yagiranaga na Mugabo nk'aho bandikiranaga ubutumwa bugufi. Muri ubwo butumwa bugufi harimo bugira buti: icya mbere ni ubushake, wowe numara kudepoza uhita uza kutwigendera. Uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje agira ati: niba bitajyanye n'imibonano mpuzabitsina bari kujyana he? Umunyeshuri na prefet de discipline bijyanira he? Hari kampani bari bafatanyije, hari business bari bafatanyije. Ikindi ubushinjacyaha bunashingiraho ni imvugo za Venuste Sibomana ndetse n'abandi bari bafunganywe barimo mwarimu Victoire Mugisha n'umwarimu Aduhire Thierry zihuza neza ko Mugabo ari we wateye inda umunyeshuri. Kuri mwarimu Sibomana Venuste, ubushinjacyaha buravuga ko uwo mukobwa yasanzwe mu nzu yakodeshaga hamaze iminsi 4 barara ku buriri bumwe basambana. Uhagarariye ubushinjacyaha ati: none ahakana gute ko atasambanaga n'uwo munyeshuri yigishaga kandi bararaga ku buriri bumwe? Yari mushiki we? Yari ikiremba se? Nibwo yari akisiramuza se? Abari mu rukiko bagiye baganzwe n'amarangamutima bagasekera rimwe. Ubushinjacyaha buvuga ko mwarimu Sibomana Venuste yashatse ko inda y'umunyeshuri viramo iwe kugira ngo yirengere kuko nawe yamusambanyaga. Hari nubwo bagihuye bararyamana, bityo yirengeraga anarengera inshuti ye Mugabo kuko bose ari abafatanyacyaha. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kuba Mugabo Fidèle na mwarimu Sibomana Venuste basambanyaga uriya munyeshuri bitwaza ububasha bamufiteho, bwabasabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 hamwe n'ihazabu ya miliyoni 2. Abaregwa bahakana ibyo bashinjwa. Umucamanza yabajije Mugabo Fidèle niba yarabwiye umunyeshuri ngo bigendere koko. Mugabo nawe ati: yego, twagiranaga ibiganiro ariko nubwo nabimubwiye ngo twigendere ntaho twagiye. Umucamanza yongeye kubaza Mugabo ati: ese wowe bimubwiriraga iki nkawe prefet de discipline ubibwira umunyeshuri? Mugabo Fidèle nawe mu gusubiza ati: kubimubwira numvaga ari ibintu bisanzwe. Mugabo aburana hakana ibyo aregwa, akavuga ko abamushinja bose ari akagambane yakorewe n'abo bakoranaga. Ati: ubundi gukuramo inda ubwabyo ni icyaha uriya munyeshuri yaragikoze, anashinja yirengera ko nawe ubu yagakwiye kuba ari kubazwa icyaha yakoze. Maître Jean de Dieu Nduwayo, umwe mu banyamategeko babiri bunganira Fidèle Mugabo, yavuze ko ubutumwa bugufi bandikiranaga nta busambanyi burimo kandi umukobwa ari we watangiye yandikira Mugabo. Maître Nduwayo akavuga ko muri ubwo butumwa nta gitinyiro, nta gikangisho Mugabo ubwe wari prefet de discipline yigeze ashyira kuri uriya munyeshuri. Ati: ubwo butumwa ntibufatwe nk'ikimenyetso kidashidikanywaho. Maître Nduwayo yavuze ko ubuhamya bwa Pierre ushinja Mugabo Fidèle nabwo butahabwa agaciro kuko nubwo avuga ko bavuganye nta nagaragaza izo nimero bavuganiyeho, akanemeza ko nimero zamuhamagaye zitari za Mugabo. Maître Nduwayo agasoza agira ati: nta cyaha nta gihano. Maître Nzabihimana Jean Claude nawe wunganira Mugabo Fidèle yabwiye urukiko ko abagabo barya imbwa zikishyura. Adaciye ku ruhande ibyaha byose yabishinjije Venuste Sibomana uregwanwa n'umukiriya we. Ati: Mugabo igihe amaze mu gihome ibyo yashinjijwe byose ni amaherere. Ati: mwarimu Venuste ni uzi ikibazo cyose cyiyonda, ni nawe wari ufitemo inyungu kuko ntiyari kwitangira Mugabo ngo amarane umunyeshuri we iminsi 4 ari kuvanwamo inda uboshye Yezu Kristo witangiye abantu. Yakomeje agira ati: niki mwarimu Venuste yaguraga na Mugabo? Yari murumuna we, yari mukuru we. Mwarimu Venuste ubwe ntiyarabuze ubwenge ngo abwire umunyeshuri ngo mviraho iwanjye. Ikindi mbere yuko mwarimu Venuste anamwakiriwe yagombaga kubibwira umuyobozi w'ishuri kuko yari ahari. Cette trinité ntiyobora, CFDR ishobora kuba itagira uyobora. Yasoje asaba ko umukiriya we Mugabo Fidèle yarenganurwa akagirwa umwere. Mwarimu Venuste Sibomana aravuga ko uwo munyeshuri akuze afite imyaka 21 kuba yaravuze ko yatewe inda na Fidèle Mugabo atari yasinze ahubwo yari abizi neza. Mwarimu aravuga ko n'umukobwa ubwe yemeye ko atamusambanyije. Ati: abantu mu kigo twatinyaga prefet de discipline Mugabo.
Mwarimu nawe ubwe yavuze ko yatinyaga Prefet Discipline Mugabo kuko iyo aramuka abivuze abibwira izindi nzego yari guhita yirukanwa ku kazi, ari nabwo bwoba yari afite, kandi Mugabo Fidèle yanatinyirwaga ko yavukaga hari ikigo cyari kiri. Metere Engelbert Habumuremyi wunganira mwarimu Venuste Sibomana avuga ko umunyeshuri nawe ubwe abazwa yavuze ko atigeze asambanwa na Venuste Sibomana. Ati inda yakuyemo n'umunyeshuri ubwe kandi anakuze, akanasobanura ko yayitewe si mwarimu Venuste wayimukuriyemo kuko si umuganga. Metere Engelbert aravuga ko umukiriya we yabaye icyitso mu guha aho uriya munyeshuri yakuriramo inda. Yasoje asaba ko umukiriya we yahanishwa igihano cy'amezi 6 gisubitse. Iyi dosiye yatangiye irimo abantu 5 barimo mwarimu Mugisha Victoire na mwarimu Aduhire Thierry, bo bemeye icyaha bakoze basaba imbabazi, basobanuraga ko mwarimu Venuste na Prefet Discipline Mugabo Fidèle aribo bagikoze maze bararekurwa. Hari kandi uwakoraga mu kabari wavuze ko yohereje imiti abisabwe na Mugabo nawe warekuwe. Abo barimu bakoze mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza kiri mu kagari ka Butansinda mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, bafunzwe umwaka ushize. Uko ari 2 bafungiye mu igorero rya Muhanga baburaniye mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Umucamanza arasomera urubanza mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ukuboza 2024. Amakuru yacu kandi reka tuyakomereze mu karere ka Rubavu, aho abakristo banze gutanga imfunguzo z'urusengero abasengeraga mu itorero rya Seyira riri Rubavu basubiranamo n'ababayobora. Mu itorero Seyira Community Church basubiranyemo maze abayoboke baryo bakora igisa n'imyigaragambyo, bahishura ko umuyobozi waryo ashaka kubirukanamo atabasubije ibyo baritakajeho. Ibi byabaye kuwa 2 tariki ya 5 Ugushyingo 2024 ubwo abayoboke b'iri torero bangaga gutanga imfunguzo ku mushumba mushya bari bohererejwe asimbujwe wo bari basanganywe. Mukamuhizi Maria, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 60, wasanzwe kuri urusengero we na bagenzi be bahamya ko umuyobozi mukuru w'itorero afata ibyo arimo gukora ari nko kubirukana atabacishije mu buryo buboneye. Ati ibyemezo by'umuyobozi mukuru w'itorero ntabwo biboneye, ari kuducamo ibice, turi intama zitatanye kuko twisanze tumeze nk'abapfushije, nyuma yo kumva ko bari kwirukana umushumba w'itorero nk'umujura tutamusezeye kandi bigakorwa na komite y'itorero. Akomeza avuga ko hari ibikorwa byinshi bakoreye kuri uru rusengero birimo nko gushyiramo idari, kubaka Yorodani, ibyo basaba ko babisubizwa mu gihe itorero ryaba rikomeje kuyoborwa ritya. Mukagatare Alphonsina ukora akazi ko gucunga umutekano w'urusengero avuga ko atazigera atanga imfunguzo zarwo mu gihe atarabasha kwishyurwa amafaranga yakoreye kuko umuyobozi wabo afata imyanzuro ahubutse. Ahamya ko umuyobozi w'itorero mukuru abayoboje inkoni y'icyuma kuko batumva impamvu umushumba wabo yakuyeho agasimbuzwa yari yarasimbuye, bari barababwiye ko atujuje ibisabwa byo kuba pasiteri kuko ibi babifata nk'ubujura bari gukorerwa n'umuyobozi mukuru w'itorero. Undi mukristo usongera kuri uru rusengero avuga ko ibyabaye bisa nk'imyigaragambyo yo gukumira pasiteri mushya ari ukubaryanisha, nyuma y'uko ibikorwa bakoreye kuri uru rusengero batarabisubizwa. Ahamya ko uyu mwiryane wose wakomotse kuri Bishop umuyobozi mukuru w'itorero wabaciyemo ibice, none kuri ubu itorero rikaba ryabaye nk'ihangana ry'amashyaka, aho basaba ko ari ibishoboka itorero ryaba rifunzwe, inzego z'ubuyobozi zikabanza kwinjira muri iki kibazo. Amakuru avuga ko ubuyobozi bw'itorero Seyira bwahagaritse Pasiteri Muhirwa Felicien wayoboraga iyi paruwasi ya Gisenyi utamenyesheje abakristo, maze nabo bakanga kwakira umushya bari boherejwe wanigeze kuyobora mu myaka yatambutse. Abo bayoboke b'itorero bitambitse ibyemezo bishya batarabona umushumba wabo, ndetse bimana imfunguzo z'urusengero abari baje kuyobora itorero batahuko. Umunyamakuru Ndahiro Valence Papi ubifatanya no kuvugira iri torero mu kiganiro yagiranye na Bwiza dukesha iyi nkuru, ahamya ko imbarutso y'aka kavuyo kabayeho ari agatsiko karemwe na Pasiteri Muhirwa Felicien ngo kamuhagarareho ndetse atari abayoboke b'itorero. Ati ikibazo kiri mu itorero cyakomotse kuri Pasiteri Muhirwa Felicien nyuma yo guhagarikwa kubera ibibazo yagiranye n'umuturage akamukorera uburiganya akamutwara inzu n'ubutaka. Twasanze ari igisebo ku itorero, ntibyamunejeje ku mpamvu tutaramenya. Ahitamo kuzana insoresore ziri ku ruhande rwe, tunasaba ubuyobozi ko bwakurikirana uyu mutwe kuko atari abakristo ba Seyira. Akomeza avuga ko ibyakozwe na Pasiteri Muhirwa Felicien ari ukwigomeka no kuzana imidugararo muri rubanda. Bishop Mutabaruka Forodis umuvugizi mukuru wa Seyira Community Church kuri uyu wa 4 tariki ya 7 Ugushyingo 2024 yavuze ko mu itorero nta kibazo cyahabaye. Nyirasengiyumva Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yavuze ko abayoboke b'itorero Seyira
babaganirije ndetse bemera kuva ku izima bagatanga urufunguzo rw'itorero n'abari baberewemo amadeni bagiye kwishyurwa. Ati ejo twaganiriye n'abaturage turabumvikanisha dusanga nta kibazo gikomeye gihari kuko twasanze umuzamu yarimanye urufunguzo utarishyurwa no kuba basaba kuzabanza gusezera kuri pasiteri wabo kandi byahawe umurongo. Seyira Community Church Paruwasi ya Gisemyi ryavutsemo amahari riherereye mu murenge wa Rubavu akagari katera imbere ho mu mudugudu wa Ruhango. Tukiri mu makuru ajyanye n'ubutabera, RIB yahaye gasopo Djihad na Kamarade yibutsa Pastor Claude na Mutesi ko ibyabo birambiranye ndetse iburira uwiyita umukada ku muvuduko afite ashobora kugonga itegeko. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye kuburira abakomeje kwijandika mu byaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yagaragaje ko imibare y'ibi byaha igenda yiyongera hamwe na hamwe, gusa ashimangira ko n'imbaraga zishyirwa mu kubikumira no guhana ababikora zigenda ziyongera. Imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2022-2023 icyaha cyo kwiyitirira imyirondoro y'undi ku mbuga nkoranyambaga kiyoboye ibindi, aho cyatangiwe ibirego 47 kigakurikirwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ariko hifashishijwe imbuga nkoranyambaga cyaregewe inshuro 24. Icyaha cya gatatu cyagaragaye cyane muri uwo mwaka nicyo kubuza amahwemo umuntu hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, aha hakaba haratanzwe ibirego 20, mu gihe cya kane cyo ari cyo gukwirakwiza ibihuha nacyo cyaregewe inshuro 20. Icyaha cya gatanu mu byaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyaregewe cyane nicyo gukangisha umuntu kumusebya ariko akoresheje amafoto y'ubwambure bwe, ahatanzwe ibirego 10. Mu mwaka wakurikiye wa 2023-2024 imibare igaragaza ko icyaha cyo kwiyitirira imyirondoro y'undi cyatangiye ibirego 25, mu gihe ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ariko hifashishijwe imbuga nkoranyambaga byari ibirego 43. Icyo kubuza amahwemo umuntu hifashishijwe imbuga nkoranyambaga kikaba cyararegewe inshuro 34, naho icyo gukwirakwiza ibihuha hatangwa ibirego 24. Icyaha cyo gukangisha umuntu kumusebya ariko ukoresheje amafoto y'ubwambure bwe hatanzwe ibirego 14. Nubwo ibi ari byo birego RIB yakiriye, Dr Murangira Bitsiyeri avuga ko atari byo gusa byakozwe kuko hari benshi biba byarabayeho ariko ntibabashe gutanga ibirego. Ku rundi ruhande avuga ko mu nyigo bagenda bakora babona ko iyi mibare izamurwa nuko izi mbuga zazanye ikintu cy'amafaranga bituma abantu bata ubunyangamugayo bajya kuyashaka niyo baba bakora ibibi. Ati iyo turebye dusanga izi mbuga nkoranyambaga zarazanye ikintu cy'amafaranga, aho umuntu ajya hariya agatukana akabona amafaranga, tubona aribyo byatumye abantu bata ubunyangamugayo bwabo. Ikindi yavuze ko babonye nuko imbuga nkoranyambaga zifunguriwe buri wese hatarebwe ku bushobozi bw'imitekerereze. Ati imitekerereze y'imbuga nkoranyambaga ifunguriwe abantu b'ingeri zose, abafite ubumenyi buke, abafite ikinyabupfura gike, abanywa urumogi n'abandi. Buri wese afunguriwe kwizijyaho akabona amafaranga, noneho hakwiye kubitaho ubumenyi buke bw'abantu bikaba ibindi bindi. Ibi bikiyongeraho gushaka kwamamara vuba. Dr Murangira yavuze ko kimwe mu bibabaje ari uko abantu bita ku kintu bakura ku mbuga nkoranyambaga kurusha kwita ku ngaruka byatera. Mu butumwa yageneye abakoresha imbuga nkoranyambaga, Dr Murangira Bitsiyeri yabasabye kubaha abo baha ibiganiro, ahita anatanga ingero z'abo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwihanije bwa nyuma. Ati hari ibintu birambiranye, ibiganiro bya Pastor Claude na Pastor Mutesi birarambiranye rwose. Ati hari ibintu birambiranye, ibiganiro bya Pastor Claude na Pastor Mutesi birarambiranye rwose. Ntabwo ibi ari ibintu birirwamo, n'abantu bakuru, abantu turambiwe kumva biriya biganiro byabo, turabihanangiriza kimwe n'abandi bakora nkabo. Dr Murangira abandi yihanangirije barimo ukunze kwiyita umukada, amumenyesha ko nubwo atamaze igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga akwiye kugabanya umuvuduko. Ati hari undi muntu uje witwa umukada ufite umuvuduko mwinshi ashobora kugonga itegeko, nagende gake. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yihanangirije nanone witwa Djihad na Kamarade bamenyerewe ku mbuga nkoranyambaga. Ati Djihad na Kamarade nabo turabagira inama, buriya busesenguzi bakora ku manza nshinjabyaha turabasaba kugenda buhoro, bajye mu byo bazi, basesengura ibyo bazi. Batangiye kugira ubushake bwo kugaragaza kode urukiko ruba rwahaye uwarenganyijwe, bibuke mugenzi wabo wabigerageje uko byagenze. Dr Murangira Bitsiyeri yaboneyeho kwibutsa abantu ko imbuga nkoranyambaga atari igikorwa abantu bakoreramo ibyaha ntibakurikiranwe.
abasaba kuzikoresha neza batanga ibyishimo ku babakurikira ndetse banakorera amafaranga aho kuzikoresha bishora mu byaha. Mu makuru ajyanye n'uburezi, NESA yatangaje igihe amanota y'abakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye azasohokera. Iri ni itangazo rijyanye no gutangaza amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri wa 2023-2024. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abantu bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri 2023-2024 azatangazwa kuwa gatanu ku itariki ya 15 Ugushyingo 2024 saa 5 za mu gitondo. Mu nkuru zivugwa hanze y'u Rwanda, reka duhere mu gihugu cya Uganda, aho umugore uherutse kugaragara ari kugaburira umwana amazirantoki yakatiwe gufunga imyaka 35. Umugore witwa Stella Namwanje yahamijwe n'urukiko rw'i Masaka muri Uganda icyaha cyo kugaburira umwana umwanda yareraga. Urukiko rukaba rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 35. Uyu mugore yari asanzwe atuye mu gace kazwi nka Nyendo Mukungwe. Yafashwe nyuma y'uko hagaragaye amashusho amugaragaza ari kujugunya umwanda we ku ruhinja yareraga rufite amezi 10. Ubushinjacyaha bwari buyobowe na George Karinaki bwabwiye urukiko ko hari amashusho yatangajwe ku itariki ya 4 Ugushyingo 2024. Aya mashusho akaba agaragaza Namwanje agaburira umwana w'inshuti ye umwanda wo mu bwiherero. Iperereza kandi ryerekanye ko umwana yareraga bamusanganye ibikomere ku jisho birimo gukira, icyemeza ko yari asanzwe atotezwa n'uwamureraga watawe muri yombi ashinjwa no kumugaburira amazirantoki. Ubushinjacyaha bwahishuye ko Stella Namwanje wo mu kigero cy'imyaka 34 yanasanzwemo ubwandu bw'agakoko ka virusi itera sida, ibishobora gushyira umwana mu kaga atabonye ubuvuzi bwihuse. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cya burundu bushingiye ku miterere y'icyaha Namwanje yakoreye umwana muto w'inzirakarengane. Urwego kandi rukomeza ruvuga ko igihano nk'iki cyatuma abantu bumva ko nta mwana ukwiye guhohoterwa. Nyuma y'uko abaturanyi be bagejeje ikirego ku buyobozi agahita atabwa muri yombi, yemeye ko ibyo ashinjwa ndetse anasaba imbabazi avuga ko atazi icyamuteye gukora ibidasanzwe. Ni mu gihe umwunganizi we mu mategeko yasabye urukiko guha imbabazi umukiriya we kuko yemera icyaha kandi bikaba n'inshuro ya mbere aburana mu rukiko. Umucamanza witwa Aloysius Natrijuka yanzuye ko ibikorwa Stella Namwanje yakoze bigayitse cyane, bityo ko adakwiye imbabazi na gato, ahubwo akatirwa igifungo cy'imyaka 35 kuko atigeze arushya urukiko. Mu makuru yo hanze y'u Rwanda kandi tukiri mu gihugu cya Uganda, haravugwa inkuru y'uko polisi yafunze umunyarwandakazi kubera amashusho y'urukozasoni ariko adatanga ingwate ararekurwa. Polisi ya Uganda yafunze umunyarwandakazi Gloria Businge wamamaye nka Gloria Bogi ukorera mu umuziki muri iki gihugu, biturutse ku mashusho ye aheruka kujya hanze ariko ahita arekurwa atanze ingwate. Polisi y'iki gihugu yafunze uyu mukobwa kuwa 2 tariki ya 5 Ugushyingo, aza gufungurwa kuwa 3 nyuma yo gutanga ingwate. Umuvugizi wa polisi ya Kampala Patrick Onyango yavuze ko Bogi yarafunzwe akekaho kwifata amashusho y'urukozasoni yarangiza akaba ari we yasakaza. Ati, inzobere zacu ziri kubikurikirana kandi barashoboye, bazagaragaza niba yarafashe amashusho yarangiza akaba ari we yasakaza. Abantu bamwe ntabwo bazi iby'aya mategeko, bazi ko bafite uburenganzira bwo gusakaza amashusho y'urukozasoni kandi baba bari kwica amategeko kuri murandasi. Yakomeje avuga ko abanya-Uganda n'abandi baba muri iki gihugu bakwiriye kumenya ko polisi yamaramaje gukurikirana abakora ibi byaha kandi waba yabikoze wese mu gihe azajya atahurwa akaba azahanwa. Nyuma y'uko aya mashusho ashyizwe hanze muri Nzeri, umugabo witwa Abe Musinguzi Abitex usanzwe ufite ikigo gitegura ibitaramo kikanafasha abahanzi Abitex Promotion yandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha CID ko rwakora iperereza kuri Gloria Bogi. Mu ibaruwa ndende yandikiye CID akanamenyesha izindi nzego, yasabye ko hakorwa iperereza kuri Gloria Bogi yashinjaga kuba ari we wasohoye amashusho ye yambaye ubusa. Uyu mugabo yagaragaje ko mu by'ukuri impamvu asaba iperereza kuri uyu mukobwa ari uko n'ubundi imyitwarire ye mu ruhame yakemangwaga. Iki kirego ni nacyo cyafungishije Bogi. Gloria Bogi ubwo yafungurwaga aho yari afungiwe kuri sitasiyo ya Jinja, yabwiye abanyamakuru ko we n'abanyamategeko be bagiye kujyana mu nkiko Abitex watumye afungwa. Ati, ubutaha Abitex ajya kuri polisi afite ibimenyetso bifatika kuko ubu tugiye kumurega mu rukiko kubwo kunyangiriza izina
ambeshyera ndetse adafite ibimenyetso by'uko nashyize hanze ariya mashusho. Nabwiye isi ubwo nakoraga ikiganiro n'itangazamakuru ko atari njye wayashyize hanze kandi uwabikoze turi kumushakisha. Buggy ubwo yasubizaga Bitex wamushinje gushyira hanze aya mashusho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu minsi ishize, yavuze ko nta mukuru ufite ubwenge buzima wasohora amashusho ye yambaye ubusa. Icyo gihe yavuze ko ari amashusho yafashwe n'uwari umukunzi we ndetse nyuma agatangira kumwaka miliyoni 100 z'amashiringi ya Uganda, arenga hafi miliyoni 35 z'amanyarwanda, akamuha asaga miliyoni 20 z'amashiringi, ariko n'ubundi bikarangira yashyize hanze. Buggy yavuze ko yajyanye ikirego cye kuri polisi ya Uganda cy'uwo mugabo atavuze izina muri Werurwe uyu mwaka, bigatuma ahunga igihugu akimara kubimenya ko yarezwe. Gloria Buggy ni umunyarwandakazi ukorera umuziki we muri Uganda. Mu Rwanda uyu mukobwa yavuzwe cyane mu itangazamakuru muri 2019 nyuma yo gusubiramo bitemewe indirimbo Ibirenze Ibi ya Charly na Nina. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri Guinea Equatoriale, aho perezida yamaze gukura ku mirimo umugabo wasambanye n'abagore 400 barimo na mushiki wa perezida. Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasongo wa Guinea Equatoriale yirukanye ku mirimo Balthazar Ebange Engonga wari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iperereza ku mikoreshereze y'imari muri iki gihugu. Uyu mugabo yirukanywe nyuma y'amashusho ye yagiye ku karubanda amugaragaza yihakabyize n'abagore barenga 400. Ni abagore biganjemo abayobozi bakomeye muri Guinea kugeza kuri mushiki wa perezida. Iteka rya perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ryasohotse kuri uyu wa gatatu rivuga ko Balthazar yirukanwa ziri bitemewe n'amategeko n'imyitwarire mibi. Imyitwarire uyu mugabo aheruka kugaragaza yatumye guverinoma y'iki gihugu mu minsi ishize ishyirwaho amabwiriza y'uko umuyobozi uzajya afatwa asambanira mu biro azajya ahabwa ibihano bikakaye birimo no kwirukanwa burundu. Turabashimira umwanya wanyu mwafashe wo kudutega amatwi kandi twishimiye ko mugikomeje kutwumva. Amakuru yo naho ubutaha. Imana ikomeze kubafubika amafu n'amafaranga.